Shaka tumukorera planka ku buryo ari ubugati cyaza. Reka tumukorera aga surprise. Hey guys, noneho tumaze gusetting ibintu byose. Umva, rotipe naza ariko azanyica. None wabyemera. Abinsabye ntabyo nakemera ahubwo mbimusabye. Nyamara mfite impano bro. Muri abasazi n'ukuri ko Ahubwo niwe wishyura neza. wowe wakunze niwe wishyura neza. No, abatumirwa hano twasamuka. Ubundi umunyembaraga. Kuno nabibasobanurira ariko bino bintu biranshimishije koko. Urumva umutumire Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye ndamahoro ndashima Imana. Abatameze neza mukomeze kwihangana, bishobora kumera neza inshallah. Amahoro Imana bane namwe rero. Uyu munsi nkuko bisanzwe narabwiye tugomba kuba turi kumwe 5 kuri 5 na Alice. No munsi Taira bura bimeze bite? Shadana ni fresh. Meze bon. Amahoro. Aha. Umva none se tubigenze gute buriya? Kutari kumbaza umutumirwa. Aryo umunsi nta mutumirwa dufitera. Nazo mvuga ngiye kwikorana ikiganiro. Oya turamushaka. Uri fake. Umva ikintu nshaka. Buri wakorera planka RB. Tumutumire se. Sekeribi yavuze ko ako kantu rero ko kuvuga katazaza kuri kamera niko nshaka. Nshaka tumukorera planka ku buryo ari ubugati cyaza. Reka tumukorera aga surprise. Tumukorera planka urumva wowe se yaravuze ko ajya muri pause se. Wowe muhamagara umwe ko ari umuntu umushaka hano ku kazi. Byihutirwa. Guys, ikintu nabibutsa cyo hano turi mu kazi. ORB muraza kumubona. Ni umuntu dukorana uri muri team yacu. Uyu nguyu bamwita Taira. Ni umukameraman. Niwe uburi inyuma y'aya mashusho meza muri kubona. Sikuta buri kwivuga. Yewe se. Ngo ngewe se. Dora atinya kamera ngo ngewe se. Ndayitinya byata. Ntabwo wabinkora. Ndabitinya ariko libereka tumuvugishe. Umva genda ugiye kumuvugisha. Sibyo umubwire ko hano ari turavuga ko ari nde. Tuvuge ko ari nk'umukiri uje kumureba. Uvuga ko ari mu diaspora ushaka zamufotorera ubukwe. Sibyo? Na video. Byose. Ugenda umva mbabarira ubimwemeze urumva ubundaze. Oya araza. Kuza araza. Urakunda kunda amafaranga araza mana we. Ibintu bya kamera buryo tubyarenjinga sibyo? Mfite akantu k'akanyota mfite ji hano. Akaji shanange we. Ahubwo sinjye wanaye mu kaji. Ariko irahari muri frigo. Irimo. Shanange reka manze nkazane. Kazane ubanguka uhamagare RB. Ndaje. Okay guys, no mujye mutera comment, mu liking, mukore share, and thanks ku bantu bakoze sub, mwarakoze cyane. Abantu mukomeje kunyereka ko turi kumwe. Thank you so much. Ndabakunda. Ariko abantu b'iyi minsi rero ngiye nabonye bararakaye Alice. Abantu bararakaye mimi. Byagenze gute se? Byagenze gute nyine? Abantu b'iyi minsi bari gushwana bafite twubusa ngaho. Turi ku isi sha bro. Umva se amagara y'Irbinya. Ahubwo se ko nta mayinite mfite. Akose. Wajure. Mama yimana Nose turamuhamagara gute? No muhagaza phone yanjye se ariko turavuga ko narinje mu kazi. Undi aragusanga hano. Zanira phone yanjye muhamagara. Ariko mana abakobwa mukunda Taira nta kintu mufite. Umusore utabasha kwigura amayinite we. Musore wanjye. Nuka waneze ko. None se ubungu tubwizanye ukuri. Gutera amayinite ufite. Cameraman wabigize umwuga. Umukamezi wabigize umwuga. Kugura megabyte reka. Umukamezi wakamejeje. Ase uko mbona ushaka kwikoreshwamo password urayizi. Nese waritse nkayikura. Urasetsa. RB. Tumukora aga surprise. Planka.
Here we go. Here we go. Here we go. Zamuvugisha cyangwa umuvugisha Reka mubwire ati ko wamushakaga. Yo, RB. Kame. Ngo bimeze bite muntu wanjye? Ni baba amakuru. Nimeza kutari ku kazi se shu. Niho ndi tu. Ari mabye gato ati haraba. Ko bari bamamagaye hano hirya gato ndaje. Umva se. Taylor arimo gushaka. Ari ku kazi? Kamuguye na mayinite afite we. Yo RB. Yochi. Umva se. Noneho hano hari umukira wo mu diaspora uje. Ewa nashaka ko mukorera ibintu bya danger, shaka ko mupatana ikiraka afite ubukwe. Shaka video n'amafoto. Yarasohotse hanze ariko nyine twari twinyabije tuvuga ngo reka tuguhamagarije mwe mwaje. Mukobwa ngo butijyane. Buri ryari? Ubukwe bwe buri nko mu kwa gatandatu. Amafaranga cyane cyane. Amafaranga arayasigara arayafite. Diaspora muri Kenya. Umva se. Yo. Man wa. Umurundi ndaga. Man. Alisa nari mubeshe mani mvuga ari kumamagara by'ubufuzi. Oya nago yafera. Abantu bari bamamagaye mani ngo mbatanga kwano hirya ngo banema akantu. Ubwo rero nibyo naringiyemo. Oya hano muri firigo harimo kaji urumva? Uraza ubunywa akantu kakanye. Bro, wese wamuvugishije mani wamukiriye. Atuye bicene. Ati ubwirene washaka. Oya uzi ukuntu yambwiye se? Yambwiye ngo ni washaka ko muciringa nyine. Ni washaka. Ndashaka? Ari kwihuta bya danje ahubwo we dore watinze. Sanari. Sawa. Guys, ibi bintu niba biduhira. Uno musore atinya kamera mwabantu. Ariko ari nanjye dayiti. Ariko umva nibicamo mukabona nemeje abantu hano. Umva se. None se. Cyane fresh. Saba abashuti bawe bacuranga bagiye hewe. Ese suzi gucuranga? Yewe se. Harigeze. Nta bicurangire yawe rwose. Nk'ubu kereka nka Eliza nyuze hano. Barahamagaye. Barahamagaye. Yo man. Yo bro. Yola. Umasemana wavugana n'uwo mukiruka muca amafaranga mani kubona. Umva se cyaba bari kombwira utuntu nazi. Oya, umva se nago umukiramani yabyemera. Wewe ngena navuze yuko niwe wari kumugira nyine. Amafaranga cyane cyaba. Umva RB. Ase wagiye ucakenge man ubwo abo bajama nibiki bari kugukorera byatuma utaza gufata ibiceri. None se wushe ninde n'umugabo n'umukobwa? N'umu baby man kandi afite ibiceri. Yarafotoreka? Wambabariye wa musore we. Narindi kure mwana we. Nuza n'ubuzaza amenyene binakuhusu bro. Gafata kamato nabitanje. Umva sibanguka ndakishyira man. Yagiye. Tutakomeza kuvuga ibintu byinshi bakatuvumbura. Ntago nyiza ariko nzimo utuntu duke. Curanga sha. Vibe, the vibe. Izuba rirarenze. Inyenyeri nazo ziraza. Inka. Aramfashe na mikoro. Oya harika tuyishyire hano gutya. Ntago ari ubumenye wako ahubwo we haguruka ajya kuri kamera. Genda nako ushaka ahantu ujya. Umva nose n'amafoto yanyu. Inka ziwacu ziratashye abiriyo bari nyakura. Guys,
setinga fast reka nsetinga iriya kamera mbaburusha akantu uyishyira uyagiye kuyihisha nyine nitsinze gira vuba vuba nima oya mikoro nta ribi hano ubona ko siko kare yari iri se shaka ahantu utsimba iyo kamera. Hey guys, noneho tumaze gusetinga ibintu byose umva rotipe naza ariko azanyica nizere ko ubikoze neza iriya kamera ntabwo iri kugaragara mbabarira aragira ngo ahubwo reba ikintu wisize ngo uriya ahubwo yaje nyine moto igihe yaje se wabyibagiwe kanigire bize Ibini karibu wapi? Karibu. Asali, mimi yakasikia kwa nani? Shawapi na ndio. Chai fresh. Daki, ariko ariko nakubesha. Shaka zikaratwisha. Nandi kumaza ko na micro iri gukora fresh mu kanya ngiye gukora ikiganiro sha. Nese gukora ikiganiro kuri office se. Umva niho nari napanze gukorera ahubwo no ku muntu turi bukorane mbona atari kunyitaba tu. Ibintu byaciyemo. Still da bro stands. Ese ko mutama amafoto yanjye bimeze bite? Yewe abafite abantu bamuhamagara wa muntu wajya ngakora muri ministeri. Yo ndaje muvugisha gatoya. Ukora muri ministeri mwana wanjye. Umusiri kwa kangahe mana? Umusiri kwa kangahe? Ni kwa kabiri bro. Munze nzamufatara. Umva sema, umva mu diaspora rero araje. Umva are uramama yanjye se ngwamagaje amayinite yanjye. Zama komisiyo. Mana ribara cy'abantu tara delivery. Ubye ntago wabimbwira komisiyo urukumva. Termegereze na mikro nandi kwibariza ko imeze fresh. Nese mana ari. Imeze bite mana? Fresh. Ngase ngubwire. None se. Wazaje kugisha diti mwana ukaba muri tutugo kuri kuvuga utugamba. Tugamba na wene wanyu. Ibintu byo tugamba. Kandi uva nkubwiza ukuri. Nimara kugafata. Wallahi ntabwo nzajya nkumentioninga ngo RB ngo watandi wati. Amwagakize. Sasa iyo muri kwa muri Aramwagaki mufite ikizira Afrika se nabonye amaje yonyine. Kose nje nkabye ko ngafanta ntabwo bagire ngo kandi bazi. RB. Mugire umuntu tuzanye mujya kunywa hindure wala. Nose sigaye nkwa ji. Ibibora rero ngira ngo bikunda bira cyo kibazo. Tumbo tunitwo tugezwe. Bana we, nkwa ji mwana wa. Mugire umuntu tuyibira bya kuhana. None se mwana. Mukiriya rero se. Mva mbwira uramukira wanyu mana araje mva mbwira aho. Bya bintu byanjye so bibonye gute? Nagise mbona hazashya. Ese ubundi wowe wakoze subscribe cyangwa uraho ngaho wakoze nkaho ubuseka. Turetse kubesha ubona hazashya. Wajureka guseka mana. Ukabicyama. Adashye Shaka mana yanjye abantu bacana intege mu buzima we. Nawe unshinje akakanya. Aje kigutuma tw'amaboko mwana kavye biba birenze. Ubuse ni hadashya nzaguhemba iki mwana wanjye. Bano bavugisha kunyaka. Chuhu. Sawa? None se mana kubyo maje nambaye ndakituje kubura n'umukiriya na simukajira sari bitanje. Ese simba nambaye nyine nka munyakazi. Umva mana mubwira ze kuko nyifite gahunda nawe. Gore kanze mu. Na. Umva mubwira ikintu mubura muri no biro. Akaziki. Muziki iyi gitari yabona yaraje. Gitari ne. Yaraje ni ya Elize sinyizi se. Elize akarize. Akarize banza ba Elize ne mucanza nyuzi mu gihugu ariko. Elize rega twariganye bro. Shwasi. Yiganye. Banza re daje. We daje yiganye naryo ndaga. Niwe muntu utunzwe n'umuntu mu bantu biganye na Elize abandi bafite umutwe amaboko. Ese kamubaze uba wowe twese twakora akazi kamwe. Ujya umvuga ko utambeshe uzatungwa n'umuntu wabikunda. Ahubwo mu minsi iri imbere urarenge nguca uvuga ati ngo biswari se tuziranye. Aseri biba. Hot story na mama wawe. Iri batinya kamera buri. Urabibona. Ese benze waretse nkazagutumira. Iki gitumira iki? Wowe no mu Izanumire mu rugo ngurebye. Ukaza mukama Izanumire mu rugo ngurebye. Love story. Ikiganiro? Eh.
mukamanyene love story yanyu love story nawe mfite narayisibye love story ziracyabaho man kandi Musimana ari nese mbwiza ukuri ku cyuri hano nyine se simbikubwiye bwo ndaruka kwa proding abisenze Alice yaje wowe ufungura kandi mubwiye nje gukora ikiganiro mama umunsi mukira kataza amazi ikiganiro ariko reka tuvugishe ibintu biri tuvuga ku bintu biri serious ari serikanya ngugira inama sibyo ni gute ufungura cyane ukamara inshyashya amasaha y'inama ukamara iminsi 3 utarakora oya nta iminsi 3 ishize nawe wajya utinyima nose sina prodinze kwa kangahe uno munsi ni umunsi umwe ikiganiro cyanjye kimaze none se umva kono bara nabi bara macuri none se nimba ari umunsi umwe uwo muntu ugiye kuri coding uyu munsi kizakorwa cyari urara cya prodinze se dijoro yego sure wallahi kandi mara mutuni batari cyangwa uwo mugeni ne okay ariko sikumureke uwo mugeni reka ze uwo mugeni wanyu se ko mutamukorera no munsi nyinaze gw'ikiganiro mutumirwa mukatire kifatira aho abantu hasigeze ariko ubwo mukobwa no kutamubonye umukobwa uje kuba yakazi ahubwo umva umbwire njye uri amakomisiyo ku mayinite yanjye ntabwo byarangiriraho yabasigiye nimero kandi ari hanze ari kuri phone yatubwiye nyine ntabwo ntuzari ubwo yagiye ari hanze mwana ari kuri phone ari kuvugira kuri video call uriya wasanga ari nk'umugabo w'umwana umuzi pilote mfite gaho ntako shagira pilote ubwo nibyo rizaza kubuza gushaka amafaranga RB jamani muba muri mwabaye kibana bantu no kugura byeri man ibintu bikica man mwabaye ku cyumba kayingurira none atayikugurira plot means what gucya yingurira none se akamubwire afite agafoto keza man ndamufata yese turebe ese ariko mukanya yaravuze ati Elize nshakaza kancurange harakari mutsiga y'inkunda muri iyi minsi ako man mu rukundo oya ukamubwire nagara ku rukundo nuko ase banza Elize zuko utamara iminota ingaho Elize kasige kundereze oya hano ubona zacuranga kandi ngiye nkunda music umva mubwire ese giye mucurangiye atorowo cyonda ura munyakwiga wowe uzi ukuntu uyu nguyu acuranga gakondo ndamuzi acuranga ibyo by'abasaza ntagira ikintu yabasha gucuranga cyakora ngiye ameze nk'umuntu uri kureba filime tu yewe gawe nose mana bwo umuntu naze nigendere mama ese kuri kwiruka samasara nasanga reba amasaha sayine z'ijoro mwebwe mama siko mumeze nkaho nta cyabaye mana imbaraga zawe nakuvugiza se byari ngo cyo koza kuririmba bitunze abantu ahitamo wambaye gitari inzara nyica nkapfa pe gitari zitumye nongera kuvoma iba ry'amashimwe bureka takwaka aka mwana intoki zanjye zavomye kure ntabwo RB meze neza neza mwana na hano wangurishe se bro kandi ufite channel mwana ufite channel ariko ari kunguriza wangurije cyane si makeya nyamara mfite impano bro muri abasazi ni ukuri kwimana ajya channel ni yitwa ngo iki twirimba hakaririmbo kankubwirire ari kuncurangira ariko ikibazo lyrics die nta kintu nizi mwese mana muri kumfera muranginishije kandi manaje ari kuri phone nose bajye kumubwira ngo kupa umuntu uzi uvugane n'uyu ari hanze ntabwo yagiye kure twagenda asije ndarabizi mana inkazi wacu ziratashye ese wagurishije kamera ukagura gitari ako icyo nkuzi we ucana intege ntabwo ngiye ncana intege none se njyewe ndimo ndareba nkabona gitari niyo ashoboye kurusha ko bya kamera si wo gushutinga bya bibora mbona bisa ukuntu so what wowe se nka direct ushinzwe iki kuri kuvuga ngo bisa ukuntu wowe ushinzwe njyewe mfite ibindi bintu bindeba mwana okay wallahi umbwiye ntinya imana ntabwo nazongera none se tubwizanye ukuri oya sorry tubwizanye ukuri kuracyavuga tugiye kubwiza ukuri tayira si inshuti yawe no mu rukiko ntabwo wakora ari gitari na kamera ni cyo kinazi cyane ongera ucuranga ku kamera gitari havuye miliyoni ndirimbo nayine okay none reka mwereke twagera iyo ni
ntabwo yumvishije mwana oke none wumva twagiye oya iriya mani ndi mboneza noneho mana yanjye ariko bivuga ukuntu imizi ni mibi yes right indirimbo nayo indirimbo nayo niyo mani siyo ngiyo mva mu wanjye mani mama wanjye ntabwo tutanya kuba bibi ndamwitaba mu kanya umva se umva umbwire rata none se mani nimba ari byo mushaka kungurira nimuzigure mureke kumfera indi kugurira ubundi wagize n'amasaha arabika amahoro oya ndatangira ryari mwana wambabare akantu gatoya maze muri tipu turazana shayeri bimana mureke muri abantu ba fake mutazi na business mwakiriye umukiriya mureba akavuyo twamwakiriye muri kumwe ibicurisi bidashinga tegura intebe uriya mukiriya maze nawe twamuhaye bisa watashye mwana indesa ntore sibona ndavuga n'umukiriya urasara urasetsa reka tube serious negereje mane negereje ngewe w'umutumirwa wanjye none se umukiriya mwamwitse sampa babimweretse nyine kandi ibintu byose bavuganye igisigaye wowe ni ukuza mukavugana ibiciro that's it nuse nawe twari kuvugana kuri phone mwana mutanga yagushegeye wasanga ubukwe azanabuhindura akaba ariyo mu bukorana ngo hajya naramusariye akareka mvuga ibintu uri kumwe ni imana se wakora kandi mvuga ibintu uri kumwe tera ugize nko hano akushaye kambigira ibanga oya reka ne kumuguteza oya ashamana wanjye atagutakaza icyizere oya umusiramu bro oya egerayo reka tumuhereze ukabona abagabo watuje ko tera utamye akazi oya akabido nasutseho niko uyu nguyu yasutseho watuje ashamana oya reka tera mbabari nakubeshya oya ashamana we ako shambe kumuhungu ahubwo kubera utamenyereje izi skingi zikura ubona ari hejuru rega hari abantu twavuganye ese ikiganiro naregeje uri kubona baragufite isoni semana kaza kigashyikira akagaducurangira ubundi ariko ari njyewe ndashaka kuzagira Elize mukanya arabaje gufata gitari yewe tereze ntsimbura mu biki ntsimbura mu biki nyamakuru kumabona ufite dusoni soni oya hari ariko njyewe najya nkora ntareba muri ntagaragara njyewe ibyo nabikora mu mwamba mufite umenya ko kiriya muri kamera ese LB kangobaza ubundi mugari nkakuriya nkaba mpinga naba bahavu bajya bakora nka planka nkabura usanze nawe ukora nka planka ukagaragara muri kamera shangiyewe umva mubwire ikintu kimwe kuva navuka umuntu ugeze gukoresha ko nkorera planka ukimera ko yayinkorera umuntu nkora anniversaire nawe naramubeshye ngo sinari mbizi kandi nari mbizi byose wari wamuvumbuye kandi nari mbizi kugira atababara njye planka legend legend I see you legend we shaka zagukiganira I see you zagukiganira waririmbye semani mama ndiri baza ngo nafoto yende je kuma ngo narimbye se ngo turirimbe twese umva umbwire ngenza gukora plank one day for sure iki ya keke na keke nyine binakuzuze ya keke ikingenzi ngenza gukorera plank njyewe ukamfata ukamfata mu kiganiro ukora ikiganiro kirinde kirangira utabizi ko hari ikiganiro reka tubasire turi ko bugorya imana biba mukiriya reka murebe kandi batamaza mubwira ni man uzwa nandi serese wangurije ngurize kisi 20k asiri seri imana seri wana umukobwa mwiza mwari makara kangiye 20 ubungo nabashira abashira ufite ibyo barabikopa sheri wanjye ashobora kuba ari muri crise sheri wanjye ashobora kuba muri no minsi bitameze neza njyewe sheri wanjye nagazi ko ndi muri crise crise okereka tubiye kamezi wakamejeje chaka mane mfite umuntu ndimo 20k amereye naho ari kunyishyuza 20k waziriye ibaza umusitari yetereka ibyongeye 20k waziriye iki ntabwo naziriye bro nafashe staff ahantu ikigo ry'ibani nafashe staff ahantu ngiye gucuruza waguze channel ya 20k ntabwo barandaka
ese ari tuvugiza nyuma ibyo byatuye twese tutaza kubivuga ntabwo birenze ahubwo mbwira uriya muntu kandi uriya muntu agwaye amafaranga umereza umubyeto sinaguhamagaje amayinite yanjye umva uzi ukuntu bigenze wamukiriye ahubwo nsanze yagiye oya siyaguhaye nimero ze nibyo se nomero ariko si Elbi reka mani murambwire ntabwo twagukinishije mani nose niwe ufite ibikombe menye murambwire niwe ufite ibikombe menye mwirabwire bebe murambwire Elbi akahise wagiye ureka ubucucu mani ufite ibikombe menye nabisi ko najya mfotora guys I made it was a prank bro see the camera mama akina nanjye mani nagukureba kamera hariya ubwo suza abantu babwire ngo hi guys Elvi ngo ntabwo wajya hehe ntabwo wajya kuri kamera nshaka kubinzibirira banza ukupe akupe tayira nukupe mani bakubwire niwe kamera ihenda ngiye turaza kubisubiramo banza ukupe biriya bintu ubundi tutanga nukupe none se ubundi direct di what inde direct umva se ntabidanje tureke brag umukiriya arahari nawe uhari bro ufite ubukwe ntabwo ufite ufite ubukwe ntabwo uhari iki ngiki ni ikiganiro cyanjye nzaprodinga tangiye kuzimfatiraho none se ubundi usaba ikiganiro nkifunga udukote nkafera wowe nkafera abaturage reba n'ubu uri bakubonye nyine iyo umbwira ngo dutegure ikiganiro wategeka ko kubyanga mani iyo mvuze bose nzajya kuri kamera mpamfera mani ufera nde iyo umbwira ngo umva harya bivuga ko muri fake cyambere ibintu mwafashe bisiba umva ko n'ibintu birenze ubisiba he Elbi wallahi ubisibye kugira ngo nabyemereze tureke ibyo ngibyo oya ibintu birishira na channel yawe nayisiba nagenda muri phone yawe cyangwa mu mashini yawe nayisiba mu kimbo cy'ikiganiro nta brag zihara kabika mbabwira ikintu bagomba gukora mani jya umbwira ati ifunge uze ngo ikiganiro nifunge nze tubeshya abanyarwanda n'ubundi dore nabyo kwifunga ariko kuki mani abanyarwanda nyinshi ako mumva iki kintu kuki burya abantu bumva bakifunga rata we ntago ari kwifunga mani none se ngaje mu kiganiro ngo yifunze ngagakote ngibiki bro ubuzima busanzwe hano mu kazi mama mumeze mute kutari wifunze njyewe usanze mu kazi nyine ubu ko uje utifunze uzi ko ndasa mbere yuko ugera hano abanyarwanda bagomba kumenya njyewe nambaye agakote karanshimira ngasigaye yayi wifunze n'ifunze kandi ngira kwitaba mama wanjye oya ni ibisanzwe uva sigara umuvugisha Elbi none se bize kuri bisi none se nyoko mugiye kugambanira igihugu utari kumwitabira bamwitabiye hano se tukamwumva oya mane ari kumamagara cyane tayira shuba muri gushutinga afite umuntu ajya gufata shu utuntu twari turi aho ngaho turi kugira none se nijya muri kwesera turi kugira ngo turebe oya kuntu mutazi no gutegura buriya uza n'inkangi bateguye ino bora nateguye n'uri fucking utuntu tw'ubucucu kugira ngo seza nahita nzana Hennessy nahita nzana ibintu birenze nyine tugategura muri karaka office kabera muri kumwe ibintu by'amudukombe twa makeya oya ariko nabidanje nawe mu pro man nabidanje brother siko ari samaze ko kugira imbwa man brother ubu ngubu aho kugira deliverying nko nari daje aho kugira ngo deliverying reka risa ikibuga kimucurikireho sari yicaye hano naze mukoresha interview ende no naze mu intebe muri ari icara hano wabonye se ko nzageze cyane ngo umucuranzi yo brother ni staff man is the VIP man staff zabaye agizwe nanjye gukoresha ari mu rwanda ntabwo zanze Elize wakicaye hano kugira ngo ncurangire neza hano Sasa sigirwa ari imbere Elize yabaye akira nshaka kuncurangire kera za makuru bani mfite gitari nziza bro mfite gitari none uriya yaratubutanga acuranga oya mbere ko acuranga nabanza no mujama tumu ubonye ibintu acuranga none wijyana ubona umunyeshuri wanjye kabisa uramuzi zibiracuranga je ndi kumwigisha gitari karangiza zawe sha
Ngwino. Curanga turebe Ase ufite ubwoba ugomba gucuranga tukubizi. Nuko nyine bazutuntu. Elize, man, uziko ndi mu kiganiro se? Hereza abantu banje akaririmba. Kiganiro basiba n'ubone gufera. Bari mu biganiro se by'ibyo. Oya mani wowe witwa. Okay, bwo kiganiro ngiye mu ntatingemo tujye gufata Elize uri. Elize aratancurangira. Sibyo. Nta mwarimu, nta munyeshuri wivugira ibi mwarimu ahari. Tera setting cameraman Elize yapanze gushutinga mushutinga. Tera arata. Kiganiro cy'ikise kandi. Ncurangira shusho. Bashiramo ari muramo ufata hano bara. ari ndi matsere mu darada. Ikibazo nago nje gufata. Oya Alice yari yapanze ashaka umutumirwa yamukosha. Bana mutema bajya mutumirwa. Oya ni sample. Abantu banje no kubakubita agasampo. Ko muri serie agasampo Sinasana ni bizi. Wallahi. Abantu banje no kubakubita agasampo mbabarira. Ari nge singituzi. Yishaka yose. Yihenze. Ndirimbo isanzwe. Yari yose nani. Atari gospel. Nge ncuranga gospel gusa. Nizo nzi gucuranga. Je rero gospel mbanze ya Dorcas na Vestina cyangwa Mbonye. Nahende gospel. Tugende ngambwire ndirimbo. Kuyambonye. Iyihe? Uzi Yesu yambonye. Oya nacurangira ngo. Go. Umva ya aya. Umva ya gucurangira. Ni mucurangira. Moe. Kandi sibanga. Barat. Mucaceke mani ducuranga. Jabuti yaratura. Dore umuhanzi kazi. Dushiribu. Baragote kuririmba. Nagote kuririmba. Uragerageza ukaririmba uko ushoboye. Oya ndabisarira uko ndirimba ndi muri douche. That's it. Twagiye. Ariko nuririmbe nko kurimba uri muri douche. Niko ndirimba. Uririmba nko kuririmba. Twagiye aho ndi muri douche. Uyu umuntu ari muri douche abari kuririmba asubiza. Wasanga ari nyenyenye nebiba. Yaratinye. Inshuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza Isi n'umutareze yaratwimanye inshuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo ibaze kwajyanga kuririmba ibaze abantu bose batunzwe no kuririmba ibarura ikigoryi ibaze abantu bose batunzwe no kuririmba ndetse birakureba wasabiriza kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi ntabwo turi gukora ikiganiro hano ikiganiro cyanjye rega ni nkaho cyanarangiye none se niba cyarangiye birabye vugeyo nabyo sibanga ahubwo wowe wumva ufite ibibazo guys ibintu byose muzabona ibiganiro byo kwifunga byo kutavuga ibintu byinshi dore none mutipo buri biri inyuma oya ntabwo njye mbiri inyuma bashaka ibiganiro biri serious ubuseme yazaguye ikiganiro serious man ntabwo abantu bose bakeneye kwifunga bro niba uno munsi nifunze ejo ngomba kwirekura sibyo rata nzamuhostinga inshallah wigira ko kiri batono tuntu umva be you guys man washatse kamera ifite lens ya flash ukabatereka ba flash bakagira iki kiganiro nawe cyapanze na cyacuruza mwana sha Eriba cyane intege Elize buretse gake Elize man ibi ari byiza si bari byiza oye ntabwo uzi ko byatangiye uno mucuranzi wo bamwita Elize nuko banongoye baraho yavumini bankoreye barambeshe ngo ninze ngo data Elize yari plank sukunda plank no chano ya wambwira ngo ufite projet gushaka ko zazana ba meya
utangiye kuzana prank nazo prankinga ugaprankinga meya wacu batazagufata. shout out to you meya wacu turamukunda cyane meya wacu ni umujene excuse me nawe ushaka kuzana prank meya wacu ni umujene wamukubita na planke zikarya shout out ahubwo se twakwicuranya Mutabazi Richard niwe meya wacu turamukunda koko meya wacu si umujene atanyigisha akantu kamwe hari abantu urumva akantu gato cyane bafata gute Banze kwishyura. se nkuriya ndaho ushaka kujyamo Banze kwishyura. ushaka kuririmba Kadukora akazi twigisha gucuranga. wacuranze iriba Bafite inzara. barya iriba bayiririmba gute Yihe? iriba ya Vestine wowe njye nshaka akantu kamwe konyine nzana Kamwe. jamani umva wowe Reka byarana. wanze kuza gucuranga uraho ufite amagambo Ugakwita ku murongo kamwe tu. wait Abana. shaka akantu nzana mfata gitari abana musiga mubari Tukayikora. agatayimva ndende kagata yumvaretse Kubera ko nawe nta muziki abazi abayumva urenze. n'abasazi this is okay none mba kuntu mitanga iyi niyo timu yanjye mba kuntu mitanga amani ese mwabanje mugasuza abantu mwana zabisindira bibyitaho uyu nguyu yitwa RB wasuje abantu hari cyangwa uri muri ndete ni kubyo uyu nguyu shaka yewe se nitwa Tyler Vision suza abantu hari Nanjye nitwa Elize. kuri iki ushinzwe Elize Turi gukora imiziki ku buryo bwiza cyane. umuziki binakuhusu winano uwo ngo muri kumva ni twin wa Elize ariko aritsimba koko komeza uze Elize ratacurangiye iriba muzane wancurangiye umva noneho kamubwira gacemeye noneho Ikibazo bari gusakuza kandi Eriba arasa basi ngwino nuza njye naza gutanga ikiganiro Taylor wancagingiye no telefone yawe umva se mwana uretse banzaze basi waje basi ntabwo yaza ndo waje hariya okay byihorere umva bahita gute bayiririmba gute iriba. none abantu kuri TikTok bajyanye banyataka wabambwiriye bajya banyataka ngo gutura umusilamu ugakunda gospel Nase gospel si ubutumwa bwiza. sibyo rata Jya ubabwira ko ari ubutumwa bwiza buri muri gospel. amen nizere ko abantu mwibaza ibyo bintu musobanukiwe by the way ngiye nkunda mbonye na Dorcas na Vestine Nibo gusukunda. nibo nkunda cyane ngura mu TikTok nitwa kuri TikTok Gihana Alice Gikora se live. iyi njya nkora live Sanzwe bataramire tubacurangire. yego sha Turirimbire gospel. curanga iriba Iriba. Ririmba ahubwo ngewe ndirimbe amahoro uraririmba ngenda gufa. nta nubwo nibwo kwitangira ari gitangira ngo wanyubikije ndirimbo sisuyize wanyubikije ukuntu itangira ndi kubyibagirwa iri barata nzakarefreka yo gusa nyine biririmo imbaraga zawe teka mana yanjye tumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe imbaraga zawe uwiteka mana yanjye
ese mani ko mwavanze ikiganiro Musemwi twageze muri music time. ikiganiro ko mwatuvanze na Turi music time. Oya uyu ngari kuzanamo akazi kandi nta kari. Bana by'akazi muze majyana ko muri wasoje Ufasha abantu baba bambaye gukorera muri aka kazi. Ewe. abanyeshuri baje kwirebera dore mungu yigisha umuziki ndataye abanyeshuri natwiciye akazi Oya sha reka abantu banye bakeneye 5. niyamamaza turamwemereye niyamamaza turamwemereye umuntu ushaka kwiga gucuranga cyangwa ushaka kwiga kuririmba ugeze ahantu hahoze akagari Nyamata kuririmba ariko ibishinwa oya naga okay n'ikishinwa wabanza ukakiririmba turanigisha ngwino aho bita muri Souls aba baniga ni impande yaho muri hot picture baduhaye akaririmbo kiswenda muririmba gospel gusa. reka batwibarize dukora akazana mani kigali tuzaprodinga n'iki Muririmba gospel. tuzarima ibintu byaba byabaye twebwe reka tuba dusezerana rusange byane tuzabikata kora ikiganiro kiri serious none Bro. right Ntabwo bino biganiro ari Oya, byawe. bino bintu bafasha Nubwo gutaraza, YouTube ntabwo. channel yawe. okay nta kibazo Umva no se Commerce, mubwire. yeah. Ngere amazina yanjye acanga. Munsobanurire. yacu ajya Mwibwire guca barabantu. Uyu ba Elize bamumenye. Eliza bamenye njye nitwa Eri Bright Eri wate? Eri Bright Eri ya Bright. no kuvuga niho wavuye niho bancishuye Eri byarancishuye buriya Apiskare Eri biara gushushu. konye nitwaga Eri nkahita nshyiraho Na Bright. ya Bright none yitwa Eri Bright akwiye. urusha Now I see. ndakushishura biremewe Now I see. Hello my people. Umva reka tusoreze hano. Planka nizere neza ko yagenze bien ari wanine. kwa plaki nakoze na plan Nakoze plank. Kuri nde? Twamukore plank. Hama aba bacuranzi nabo nizere ko mwababonye uyu muhanzi ndimo nizere ko mwamubonye aba manager. turirimbira ariko umuhanzi kazi Aba manager muri kubibona mute? mushoremo nyine Iyi ngiyi ni timu yanjye guys. Iyi ngiyi ni timu yanjye tubana umunsi ku munsi. Abangaba barimo badutamo tuziki baba bari hano. LB mwamubonye, Tyler mwamubonye, nanjye The Queen. babwire ko Eri afotora neza kabisa LB ngagufotora neza. Ubwo nyine ikibazo ari wabaga- guhindura abantu aragufotora ukabona si wowe ukabona uri mwiza kurusha abandi. karubanze kwishyura Amba. Muze kwifotoza kwa LB bahita muri hot. Teyira ngo turebe Teyira yabaye inzobe Tera se baramugenzi bagakunda we. yabaye ifoto gahitwetse yateye Okay, oya muzaze mu bikiganiro mwabareze. Nizere ko mwabikunze mutere comment. Okay. Nizere ko mwatwishimiye. Subscribe, comment, like na share. Turabikeneye. None se munyibutse neza. Wowe twande. Umva guys, bano bantu twariganye ariko gufata amazina yabo. Nyine amazina ndayazi ahubwo kumenya ngo uyu yitwa. kandi tumaze kuyavuga Biri nabyibagiwe. Okay, umuntu urayabyibagiwe. Aha. cameraman Cameraman. njye nitwa Elize Eri Bright Eri Blight. Mukaba muri abatwini. Okay. Umva nuko yambaye ingofero barasa koko. Mwese kamubwire. Mukuru producer muri mwese ninde? twese Mwese muri aba producer. Nta karirimba se mufite kandi. kacu Mwahembye. turadufite twinshi Mwadutaye musa. ni nyinshi tubatemo neza ariko uradutunguye Oya. ariko turi abasirikare Okay, nimwivuge basi nk'abanyamuziki. Niba mwanze kudutamo. ahubwo ako kana Mwivuge nk'abanyamuziki. reka tubaririmbira akaririmbo kacu sibyo turirimbira akaririmbo kacu twahimbye ushobora no gusanga ukaza ariko utabizi ko ari twebwe Oya se. Oya se kandi. ibaze usanze ukazi Ibaze nsanze. ntabwo waba utakazi Twagiye. nuhinduka
nuhinduka nuhinduka uko waruresho nuhinduka 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 uko waruresho nuhinduka. Oya sha murandaburira mukomereze nyine kugira ngo tumenye niba ari gospel cyangwa ari njye mwabwira. Imana turi kubwira Imana abonaga kureba kubadiliki kubadiliki uko yurejana leo hata milele kubadiliki kubadiliki uko yurejana leo hata milele. You never change, Lord. You never change, Lord. Yesterday, today, forever, you still the same. You never change, Lord. You never change, Lord. Yesterday, today, forever, you still the same. Taylor, siba bikoze? Usko mubizi se? Nzi ko ari bimwe byanyu baba muri kumfera. Bizaza n'ibitaraza. Dumiwe. Ubu ntabwo turaririmba. Oya. Nimuzatubwire turirimbe. Oya sha. Oya nako uzadusange. Umukazi. Nako turagusange mu gitaramo. Mu gitaramo. Ahantu twisangamo natwe. Mufite igitaramo? Oya se kandi. Tariki tutaramenya. Apo. Zamba I will be there. None se. Oh, hano rero njye ngira mu kiganiro cyanjye. Njye ngira True Time. True Time ibigizwe n'ibibazo bitatu. Ubwo ndabibaza mwembi. Tubisubize Yeah. gusugo tuzatubisubiriza rimwe. Cyangwa mubaza iki? Ndababaza umwasubize. Uwo mwihitamo asubize. Ikibazo numva kibareba mwembi. Umwe aransubiza ku giti cye n'undi ansubiza ku giti cye. Yego. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Abanyamuziki n'abafootballeri ni abantu bakundwa n'abakobwa. Eske nta mukobwa wari wagukunda kubera music kamere hari? Yewe. Barahari. And you? Ntago babura. Mukajya in love cyangwa bikarangira? Ni kugukunda umuntu yakubwiye ko agukunda nkeka ko No, cyangwa se akabikwereka ko koze. Apana kukubwira ngo nyine ngo ndagukunda bikarangira. Nta mukobwa mwe mwajya muri relationship biturutse kuri music yanyu? Jewe ariko nakusubije. Uwo barahari. Ni benshi. Ni benshi. Habayeho bashobora kuba barabayeho ariko barahari. Je nakaraboneka. Uri single? Yewe. Kubera. Right now uri single? Kugira ngo nyine umwana ufite yerekwa ari tamvuze. Kuba dahari. Oya ndisinga ariko Okay. Ntabwo ndi search. Ikibazo cya kabiri nk'aba producers nta mukobwa urakunda ufite impano ngo umugore indirimbo y'ubuntu umuhanzi ahubwo niwe wishyura neza. wowe wakunze niwe wishyura neza kuko uramubwira ati reka dukore ibintu byiza agutereramo n'inkunga we ariko n'uwagukunze kandi nabajije uwo wowe wakunze. Njyewe iyo mukunze nyine mpita numva ko ngomba gukora ibintu byiza kumukorera ibintu byiza. Nyine nabajije ntabwo uramukorera ibintu by'ubuntu. Oya ahubwo anyishyura menshi. Nta nubwo ukatura. Oya kandi machaka kumukorera ibintu byiza. Oya gukatura uri ibintu byiza ibiciro tukubitaza gukatura akora umuntu ararenze. Wewe umva sha iyo bigeze mu rukundo umva ibiciro hasi ibintu byose
okay ikibazo cya ubone cya gatatu ari nacyo cyanyuma gifite anabe musengera he kwanza musengera muri niba ari church niba ari dini church I don't know tubarizwa buriya ni ADP muri ADP okay ikibazo cyanjye rero kirabaza kiti nk'abadeperi urubyiruko rw'abadeperi noneho abanyamuziki uvuga indimi muvuga n'indimi oya ahubwo se ni iki uyu nguyu yavuze ari single ariko utari searching hama wowe ufite umukunzi cyangwa nawe ufite urabafite okay umukobwa agusabye ko muryamana kandi mutarakora ubukwe mumaze like 3 years mukundana as your girlfriend wabyemera ntiwabyemera abinsabye ntabyo nakemera ahubwo mbimusabye I'm dying okay ubimusabye akemera wamuha ntiwamuha ariko ubwo of course niba wamusabye wanamuha oya nuko okay wewe waravuze ngo ansabye kandi njye ntago yansaba nshaka kumenya nyine biraramutse bibaye nanjye ntago byambaho as your girlfriend akagusaba shani wapi ntago wamuha yawe uri manzi nitwa manzi uri manzi okay simbizi nshobora kuba narakinye iby'abana no abatumirwa ari ahantu twasamuka umukobwa agusabye mumaze 3 years mukundana akagusaba nyine mbere yuko mubana wamuha ntiwamuha akansaba iki akagusaba ko akagusaba avance y'amafaranga uziko nasubije nazi n'icyo wambaje icyiza nuko message yatambutse akagusaba ko muryamana mbere ya mariage ntabwo byakunda n'ubundi aba ari uwanjye abagomba kuzamba n'ubundi nimba ari ibyama abagomba kuzabima tubana ni nabyo byiza kuko akenshi iyo abantu baryamanye batari abana bakunda kutagera kuri success yo kubana okay ariko iyo cyane nka tw'abadeperi turabyumva cyane cyangwa abayisilamu sinabonye se uri nuza ni Islam aya ni ajati ni ajati okay guys mwakoze cyane rero abatumirwa banje abashitsi nako nabashyitsi kuko baje muri plank baje nyuma ya plank nizere ko mwababonye n'abashuti bacu bakorera hano iruhande rwacu music mwakumvishe abakeneye kwiga mwahagera ahantu bababwiye ukagari Inyamata bagahita babakorera iki bakabigisha gucuranga ubu nanjye mu minsi itaha abakora kumunya kumva noneho mukore subscribe like share na comment ubundi ibintu bitemera bon mwaba kubitese akantu kanyuma ko kubasezera kanyuma akaririmba se yego kanyuma keza kabisa wamamagaye mu izina itaba ni mwami ko nakwiye kwitwa uwawe mwami ntiwigeze umbaza ibyanjye byahise wampinduye umwana mu rugo kwa data ubundi umunyembaraga kandi njye ndashize amanga iby'isi n'ibinkanga kuko turi kumwe amazi asuma
wasubirayo wirukayo ndi kumwe nawe ntacyo nzaba ndi kumwe nawe ntacyo nzaba amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire niwaretse ngo ntagare cyangwa se ngo nsabirize urukundo n'imbabazi byawe byangumyeho ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni n'uyu munsi wa mbere y'indirimbo nshya Mana ndirimba imvuye ku mutima amarira yanjye atemba ajya mu nda amarira yanjye ndirimba ntabwo ari ayo mu mugani amarira ndirimba n'ibyishimo ibyo unkorera Mana sinzi uko nabisobanura ibyo unkorera byose birenze urugero amashimwe amashimwe ku mutima amashimwe amashimwe ku mutima. Okay guys, nizere ko mwishimye, nizere ko byagenze neza. Man, sinzi ukuntu nabibasobanurira ariko bino bintu biranshimishije koko. Urumva umutumirwa wanjye yankoshornye ntago namubonye, nahageze nsanga nimero yiwe ntagiriho kandi tuvuganye ko tugomba gutangira saa 2. Right now ubu ngubu tugiye kugera mu masaa 4. Man, ataraza nyine na phone ye itariho. Rero nahise mpanga plank, nizere ko mwabibonye byagenze neza cyane. RB, I got you bro. Urukumva nizere ko mwabyishimiye. Birange mubonye abanyamuziki hano, abana gitari umva ni gahunda, amajwi nanjye mwese mubona impano mfite. Aba manager umuhanzi nizere ko mwambonye. Hanyuma gahunda yabayeho ni nko kubereka team yanjye, nizere ko mwabyishimiye. Like, comment, share na subscribe, mwandike uko mwabibonye niba mwabyishimiye, icyo twahindura. Abantu bakeneye kwamamaza ndashyira nimero hasi, muzajya mutubwira. Ibiciro ni bigufi cyane, ni bito koko. Hanyuma tuzasubira Mr. 1 cyangwa 2. Nk'ibisanzwe ni Alice, hasta la vista, ciao. Amahoro y'Imana bane namwe. Love you.